nkunda gutangira mbabwira ngo isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho umwarimu w'ubuzima atandukanye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ibizamini mbere yo gutanga amasomo. Mu gihe abandi barimo bose basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Nkongeraho nti kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima. Cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isi ugasanga byaramunaniye, byaramucanze. Hakaba babaga ba nyuma abayacikirije ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye. Niyo mpamvu iyo wize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima uhinduka inzu y'ibitabo. Bajya baca n'umugani ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Twe rero twahisemo kuzana inzu z'ibitabo hano mu kiganiro zitarashya kugira ngo zidusangize ubwo bunararibonye bw'ubuzima baba baranyuzemo. Nkunda kubabwira nti ikibazo ufite none ahangaha hari undi muntu wakinyuzemo mbere yawe, ibyo uri gutekereza none ahangaha hari undi muntu wabitekereje mbere yawe, kubera ko isi yanyuzeho abantu benshi bagiye bahura n'ubunararibonye butandukanye bw'ubuzima. Ubwo bunararibonye rero nta handi bagiye babwandika, ni mu bitabo. Niyo mpamvu tuzana inzu z'ibitabo kugira ngo zidusangize muri ubwo bunararibonye. Niyo mpamvu iyo usoma ibitabo biragukangura, biragufungura, bigufasha kubona ibisubizo by'ibibazo by'ubuzima ugenda uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibisubizo by'ibibazo utarahura nabyo. Urumva se atari byiza? Uyu munsi rero mfite inzu y'ibitabo yanditse igitabo cyakunzwe cyane. Ni igitabo kiri ku rwego mpuzamahanga niba ariko nabyita, cyagiye gishimwa n'abantu benshi ntarondora. Uwo nabonye wa mbere wagishimye ni Madame Louise Mushikiwabo, SG wa Francophonie. Nabonye Romeo Dallaire, muramuzi ukuntu yarahagarariye UN by'umwihariko muri biriya bihe bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nabonye wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuholandi, wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuholandi. Icyo gitabo yaragikunze. Nabonye ari igitabo cyakunzwe by'umwihariko ku Amazon, kigeze gufata umwanya wa gatatu mu bitabo byakunzwe cyane ku rubuga rwa Amazon rusanzwe rucururizwaho ibitabo. Ni kimwe mu bitabo byiza. Uwacyanditse rero niwe turi kumwe uyu munsi hano muri studio, yitwa Joy Wanziga. Amashyi menshi cyane, mwakire. Reka nyamuhe rwose nanamuha ikaze mu kiganiro inzu y'ibitabo cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Urisanga cyane rwose. Murakoze. Ndishimye kukwakira. Nanjye ni amahirwe kuba ndi hano, ndabyishimiye. Ikiganiro cyitwa inzu y'ibitabo. Ni bwa mbere uje kuri TV10? Ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere. Mu nzu y'ibitabo tugiramo igice cyitwa kuva. Twizera ko buri muntu wese aba afite ahantu yavuye akagira ahantu agera, nacyo gice duheraho. Reka duhere kuri Joy Wanziga. Ni muntu ki mbere ko twinjira ku bikorwa byawe? Ni umunyarwandakazi. Nkaba narigiye amashuri atandukanye ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Primaire nayigiye hano ku Kimihurura hirya ahangaha. Secondaire nyigira i Remera Rukoma Troncome. Hanyuma niga Lycée de Kigali muri biochimie. Ikindi cyiciro bachelors nigira kuri Université Nationale du Rwanda. Ubungu intera nyine ubungu yarahindutse. Izina yarahindutse. Hanyuma masters nyikorera mu Bubiligi, Brussels. Nkora niga ibijyanye na protocole na diplomasi. Hanyuma ubungu nkaba ndi mu cyiciro cya nyuma, nkaba ndi mu mwaka wa nyuma wo gukora PhD. Nkaba ndimo nyikorera kuri University College of Cork muri Ireland. Ubu ngubu nzarangiza hagati y'ukwa cyenda n'ukwa 12. Ndimo ndabisoza mu by'ukuri. Ku bijyanye n'akazi nakoreye igihe kinini cyane mu Buholandi. Nkora muri ambasade na Dublin muri Ireland. Nakoreye nyine mu ambasade atandukanye nanone hamwe n'ibihugu mpuzamahanga. Nkaba ndi umwanditsi. Nk'uko mwabivuze, igitabo cyanjye cya mbere cyitwa Manners in Rwanda. Kikaba cyarasohowe n'inzu yitwa Inkwara Press yo muri Portland muri Amerika. Iki ngiki tujya kuganiraho ni icya gatatu, cyitwa Rising with Dignity. Igitabo cyitwa Rising with Dignity nicyo tugiye kuganiraho by'umwihariko. Wacyandikiye bandi, urifuza ko ari bande bagisoma? Nahoze mbona amakuru yuko uzagishyira hanze ku mugaragaro
mu minsi iri imbere, ni iminsi mike iri imbere mu mpera z'uku kwezi. Ni bande wifuza ko kino gitabo bazacyakirana ubwuzu n'urugwiro rwinshi kurusha abandi? ni igitabo kireba urebye buri cyiciro icyo ari cyo cyose cy'aba bantu, ubashije gusoma wese mu by'ukuri cyangwa gusomerwa uwumva, kuko hari n'uwo wenda tuzi ko muri twebwe harimo wenda abatabasha gusoma kubera impamvu runaka, wenda batagize amahirwe yo kuba babimenya, ariko nabo kubyumva ibyanditsemo kikaba cyabagira umumaro. ni igitabo mu by'ukuri kivuga ku ndangagaciro, nubwo ari stoicism nayo turi buvuge wenda mu kanya, ariko ishingiye ku ndangagaciro nyafurika, noneho by'umwihariko nyarwanda. kandi ibyo byose ibyo ngibyo bireba buri muntu ku cyiciro arimo icyo ari cyo cyose, yaba ari umwana mutoya agira uburyo agomba kwitwara, yaba ari umurera twebwe ababyeyi, yaba ari umunyeshuri wiga ufite intego yo gutsinda n'icyo ateganya kuzaba, yaba ari umwarimu umwigisha avuga ati abanyeshuri banjye ngomba kubigisha, mfite iyi ntego y'uko bagomba kugera kuri ibi, ko bazaba iki. Nawe ubwe mwarimu we aba afite ibyo bwite ashaka kugeraho, akavuga ati iyi ntego yanjye nayigeraho ni gute niyemeza nkagera ku cyo nshaka kugeraho. Yaba ari umuntu uri mu buyobozi ubwo ari bwo bwose, kandi iyo mvuga ubuyobozi ntabwo ari ubuyobozi bw'igihugu gusa, cyangwa se ni ubuyobozi, yaba ari umubyeyi uyoboye urugo rwe, yaba ari umuyobozi uyoboye groupe ya WhatsApp, kuko no hari ibiberaho bikenera ko ufite indangagaciro za kiyobozi ukarundarunda abaruriho, yaba ari umuyobozi mu rwego urwo ari rwo rwose yaba ari rw'ubuzima. Noneho uretse no kuba ufite icyo uyobora, nawe ubwawe nk'umuntu ku giti cyawe uriyobora, kandi ukeneye indangagaciro kugira ngo uyobore neza. Bikarangira rero mu by'ukuri kireba buri cyiciro cy'umuntu ku myaka yaba afite iyo ari yo yose. Yes, izo ni incamake wenda muri kuva icyo numvise. Wavukiye hehe, ryari, ese byifashe gute mu bijyanye n'umuryango ubu ngubu? Ubwo ngutwo natwo tugomba kuva mu nzira kugira ngo dukomeze kugira ngo kuva ibe yuzuye. Navukiye Masaka, nkaba umwaka ni 1985, mu kwa 11 kuri tariki 22. Nkaba ndashatse Masaka muri Uganda. Yego. Ndashatse mfite umugabo, umwana mwiza cyane, n'abana 3, umukobwa n'abahungu 2. Ku cyo ngiye ko ari umwana mwiza cyane, nuko afite indangagaciro z'umugabo. Yego, birashimishije rwose. Reka duhite twinjira ku gitabo nyirizina. Kubera icyo wahisemo iriya title? Mu by'ukuri ndabizi ko waganira n'abanditsi benshi, hari igihe wandika ukandika noneho ahubwo title ikaza kuza nyuma. Igitabo nyirizina cyo cyatangiye kubera ko nasomye cyane ibitabo bitandukanye bijyanye n'indangagaciro no kubaho ufite intego. Noneho hari igitabo cyitwa Meditations cy'umwampereur w'umuromani witwa Marcus Aurelius. Ubundi yandikaga yiyandikira mu by'ukuri, yibwira ubwe, avuga ati ntago shaka ko ibintu bibera hanze, external events, arizo zigena uburyo ndi bubeho, binkontrola, bingenera uburyo ndi bwitware n'iki. Akaba muri icyo gihe cyabo wumve ni kera cyane, nk'imyaka 2000 irenga, yahuye afite ibibazo bye nk'umwampereur nyine, akagambanirwa n'abasenateur. Noneho akagera n'aho abona ati nawe koko wowe nirereye cyangwa nagiriye neza ku rwego runaka, ni wowe ungenje utya. Akavuga ntabwo kuba ahisemo kunyishyura uku nguku aribyo bigiye guhindura uko nahisemo kubaho, ndiyakitinga nabi, ndayarisa nyine ku buryo ntakwiye kuyarisa nk'umwampereur w'umunyabwenge, ahubwo muri iyi situation nkwiye kwitwara nte nkatanga igisubizo nyacyo cy'umunyabwenge.
gikemura iki kibazo gihari ariko nanjye gituma ngumana amahoro nifuza kuko urebye n'ubundi ikintu duharanira ni ukubaho neza n'umunezero no kugira amahoro y'umutima nukavuga ninkurikiza wakavuga ati nkurikije iki kibaye n'uyu muntu akwiye mfite n'ububasha bw'uko natanga itegeko ngo bamwice kuko ndi umwami w'abantu ariko ntabwo abantu bose nabica nawe ni umuntu yagiraga amakosa ariko yakoraga yisubiramo buri munsi avuga ati ni iki nakora ni iki nkwiye gukora kugira ngo birusheho kuba byiza kurusha ejo noneho uko yagendaga yiyandikira ni ukuvuga ngo ingingo nyamukuru ari ukuvuga ngo ni gute nabaho nta ibibera hanze uko abandi bangenje ibibaye yaba ari n'ibiza kuko ntabwo bikontorora bidakontorora uburyo ngewe nkora ahubwo ngomba kugenzura amarangamutima yanjye kabone niyo naba ndi mukuri ibibaye nkwiye kurakara koko uwo aribona wese abibona ko birakaje ariko se ngewe nkanjye kuki ubwo burakari bugomba kunganza simfata icyemezo nkakora igikwiye natekerejeho kiri bukemura ikibazo koko muri uko gusoma meditations ya Marcus Aurelius hari n'ikindi gitabo cyitwa Art of War ni umushinwa ariko nawe ni uwa kera cyane n'ibindi ukabisoma nkabona birimo biramvugira ibintu niko nabyita noneho ukabona muri izo ndangagaciro barimo bavuga ko Marcus Aurelius avuga cyane kuri stoicism kandi nawe yayigiye kubagira iki ku bafilozofe bagira iki abo bagira iki nabo harimo abo ushobora kuba uzi ba Plato bariya Diogene Plato ubwe iriya ntuza Plato yari umunyeshuri wa Socrate twese tuzi ariko Plato noneho ibirenze iriya filozofi yayigiye muri Egypte muri Egypte icyo gihe nyine niho ubwo ugiye guhita usubiza n'ikintu ngiye kukubaza kijyanye n'ukuntu bizana muri Afurika yego twagiye icyo gihe nyine ni nkaho yari igicumbi cya filozofi imibare n'ubuganga n'igiye mu mateka ubona bano bafilozofe benshi baragendaga bakora ingendo agatembera akajya za Alexandria akiga agasubirayo akazana ubucurabwenge runaka noneho ukabona yabyigiye muri Afurika muri Egypte abijyana aragenda abyigisha abandi nabo babyigira kuri bo ariko wakurikirana ugasanga ntabwo hari ukuntu wenda tutabifoma ntabwo twabigize fomo ngo tubyandikeho ngo tuvuge ngo ni stoicism wenda tukaba tunayifite rwose ariko ntabwo twabyise izina runaka nk'uko babifashe ngo babyite hari ijambo abahanga bajya bavuga ngo amateka ngo azajya ahora agaragaza umuhigi nk'umuhanga kugeza igihe intare izamenyera kwandika ni ukuvuga umuhigi ashobora kujya mu ishyamba agahiga intare ikamumerera nabi cyane ariko nyuma akaza yitaka ibigwi avuga ukuntu yamucitse ku bwa nyuma ko nta wundi muntu wari uhari kandi intare yo ntabwo yabasha kwandika ibintu byabereye mu ishyamba bivuze ko bariya babashije kubyandika nibo tubyitirira kandi mu by'ukuri bishobora kuba bikomoka muri Afurika ni uko twebwe tutabyanditse abanyafurika ahubwo ikinyejana kimwe generasiyo igisekuru kimwe tuyigiha ibindi ariko oralement tubivuga gusa atari ukubyandika nk'uko bariya babyanditse noneho bo kubera ko babyanditse bakabivuga cyane tukanabyiga n'iki tukanabisoma nyine byo bikamamara ariko mu by'ukuri natwe tubifite unarebye noneho ubwo nkubwiye mu rwego rwa Afurika nabisanisha na stoicism nyine yo mu bihugu byo western country stoicism ushatse kuvuga iki kuko hari ahantu uvuga African stoic yego ni indangagaciro zo kwihangana no kugira icyerekezo mu buzima ibyo bintu noneho ngarutse muri ntuza muri perspective y'ikinyarwanda urebye twebwe ubwacu ba sekuruza bacu abakurambere bacu njye n'ejo bundi wenda ntekereje no ku isabukuru wanjye wenyine cyangwa se n'ababyeyi bacu n'abaturera wenda tudafite n'icyo dupfana ariko abanyarwanda wumva arimo akubwira ati
nta mugabo ugira gutya ukumva harimo cyane ikintu cyo gutushishikariza ubupfura ubunyangamugayo cyane cyane kumva ko umugabo ntabwo mbyumva cyane ntabwo nigeze mbyumva cyane bavuga ngo ugomba kuba ufite ibintu byinshi ngo bashyire imbere cyane ubukire ubukire ni bwiza pe ariko ukumva ubwo bukire butarimo ubupfura ubunyangamugayo ukabona hari ikintu kinini cyaba kiburamo hafi yo bitagakwiye na buhoro noneho ukabona ko ni Rwandan values nyine ni iyo stoicism yamenyekanye cyane y'ababyanditseho nyine abo ba philosophe ariko noneho urebye muri filozofi ya kinyafurika nibyo bisa noneho mu buryo bw'abanyarwanda ubwo ubyigiye kuri Marcus ubwo akantu numvisemo muri icyo gitabo wasomye cye kijyanye na biriya batubwiraga nuko yizeraga ko hari ibintu bitubaho tutabasha kugenzura sibyo ibyo ngibyo nta bubasha tubifiteho urumva ni nka byandi bajya bavuga ngo ubuzima ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo we yigaga uburyo twabyitwaramo ukurikije yaba ayo mateka tuganirije kuri abo filozofe ubwo buryo waje kubihuza no muri Afrika ubona ari irihe somo ugiye kuduha nk'amasomo 5 reka ndeke kuvuga rimwe uduhe nk'amasomo 5 twakwigira muri kino gitabo cyawe duhere ku rya mbere irya mbere ni ukumenya ko mu by'ukuri hari ibintu yego dufiteho control ariko urutonde rwa byinshi liste ndende nibyo tutabasha gukontrola ariko noneho ibyo tubashije gukontrola nabyo tukabikontrolana ubwenge nicyo navuga kari nka hari cyo cya mbere ikindi cya kabiri niba dufite icyo noneho nitwe kireba kurushaho nubwo kireba uwo ari we wese ariko navuga abagifite ingufu zo gukora stoicisme cyangwa nabo ba Marcus Aurelius n'abandi bantu bose bakoze ibyo bakora bavuga bashaka kugira ku ntego runaka ni ugushyiramo ingufu zose kuko uba ufite amahirwe yo kugira izo ngufu hari igihe uzaba utabasha no guterura akaguru cyangwa se utakibona cyangwa umubiri utagifite ingufu iki nicyo gihe rero bakoresha imbaraga ufite kandi niba wowe Mr Dash hari ibyo ushoboye byanze bikunze njye ntashoboye ariko nanjye akaba ari ibyo ushoboye wenda noneho ntabwo mfite uburenganzira kubera ko hari icyo njye nshoboye wowe udashoboye cyo kumva nakubwira intu se wowe nta kigenda juste kuko nanjye hari byinshi birenze miliyoni ntabashije ariko ko nubwo ntari umunyadini cyane ariko nkunda Imana hari nkunda n'ijambo ry'Imana cyane usengera muri hedini turaza kwivuga ariko nizera Kristo hari ijambo rivuga ngo mu nzu y'Imana ngo habamo ibikoresho byinshi ntabwo wenda ngo nk'urugi rushobora kwirata ku isahani wongeye wenda kinga wowe icyo ukora ni ukuriraho ibiryo bikarangirira cyangwa ngo uburiri bwirate ku gisenge ni ukuvuga ngo buri kimwe gihagarara umwanya wacyo ariko byose bigafatanyiriza hamwe kutugirira umumaro byose bifatikanyiriza nko kutuzanira ibyiza yego niko rero njyewe ndeba ubuzima kandi ntekereza ko hari isomo rindi iryo ni irya kabiri irya gatatu yego bashishikaza cyane discipline kugira discipline mu byo ukora ari naho haziramo consistency kuko utabikomeje nicyo umwatlete arusha abandi kuko we ntacika intege kandi no mu gucika intege ni ukuvuga ngo no mu bihe bigoye ubwo stoicism yo ivuga choosing character over comfort sibyo ugahitamo igikwiye mu gihe icyo ari cyo cyose icya kane ni bwa bunyangamugayo twavugaga kuko hari kenshi tuba tempted ugashaka gukora ikidakwiye ariko rimwe na rimwe wenda uyobowe n'indamu uyobowe no gushaka inyungu runaka inyungu twese ntawe utazishaka umuntu aba aca hepfo haruguru ashakisha imibereho n'iki ariko hari akantu mu directeur wacu urabizi
twiga buri munsi ndi mu bantu bigishwa n'ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima rero nkabika amasomo hari umudirecteur twari dufite kuri lycée de Kigali akajya atubwira kuri rassemblement mbere yuko tuyirangiza akatubwira ngo do the right thing at the right time at the right place iyo ntuzayamerekeje ubuzima bwanjye bwose kandi wenda yabivugaga wenda tutanamwitayeho cyane ko twe twarabimenyereye ariko hahandi gukora ikintu cyiza mu gihe nyacyo ahantu hakwiye no ugasanga ushobora gukora ikintu cyiza ariko ahantu hadakwiye cyangwa ugakora ikintu cyiza ahantu hakwiye ariko mu gihe kitari cyo ugasanga nabyo ntabwo bimekinze sense rero icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi bisaba still bigaruka gushyiramo ubwenge mu kintu ugiye gukora cyane ko buri muntu muri twe wenda nubwo ingano yabitanga na percentage y'ubwenge wenda yabitanga ariko twese dufite ubwenge ku rwego rwacu sibyo ushobora kuba wenda ntari uriya abajeni bavumbuye ibyo ariko ibyo ubwenge bugeza ku rwego rw'umuntu ubasha gupima umunyu uri bujye mu biryo kugira ngo biryohe nibibe utari mwinshi utari na muke ni umunyabwenge nyine azi kubalansinga iyo ntuzi nubwo atari muri laboratoire ngo arimo aravanga ntuza ntuza chimique amaproduit chimique ariko nawe kuri urwo rwego njyewe ndeba nk'umuntu utwara igare ni gute umuntu munini ungana kuriya yicara ku kantu k'ubupine akabalansinga cyangwa hari abakora ibyo bihambaye abajya mu byogajuru abagira gute ariko noneho hari nawe ubasha gusoma situation hari nawe ubasha gupima umunyu ukawuringaniza noneho irya nyuma naryo nshyiraho akadomo cyane ni ubupfura yego ari nabwo buturanga cyane abanyarwanda ni nka byandi nabonye ukomozaho by'agaciro hari n'abizera ko habaho ubwoko butatu bw'ibyishimo nkunda no kubivuga hari gutunga iyo umuntu ari gutunga yinjiza amafaranga agura ibi na biriya yumva ngo anezerewe n'ubwoko bwa kabiri bw'ibyishimo hari ugukoresha bya bindi utunze urumva nanone iyo uri gusangira ibyo utunze n'abana bawe n'umufasha wawe n'inshuti n'abavandimwe n'abantu batandukanye uba wumva bikunejeje noneho hakaza ibyishimo bya gatatu ari byo wari uvuze rero byitwa ubupfura cyangwa se ubunyangamugayo kuba ufite umutima utagucira urubanza none ikintu gitangaje uko tugenda dusaza usanga ibyo byishimo bya gatatu ari byo bigumana agaciro kabyo biriya bindi bikagenda bitakaza agaciro kubera ko umuntu wese yifuza gupfa yifuza gusaza yifuza kuva kuri iyi si umutima utamucira urubanza ibyo niyo byishimo birenze ibindi ibyo bintu Salomo yabikomojeho kandi Salomo ari mu bantu Imana yamuhaye ubutunzi n'ubwenge ku buryo mu bamubanjirije n'abazamukurikira ntawe uzagira ubutunzi n'ubwenge nk'ubwe ariko ashaje kwa kundi arimo yandika bya bitabo yanditse yadusigiye nawe yagiye avuga ko ibyo ngibyo turimo tuvuga izo ndangagaciro iziruta ibyo byose by'ubwenge n'ubutunzi kandi nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho nta kintu kiruta agafaranga pe tubiziranyeho ariko amafaranga atarimo uba ubona hari ukuntu bitaryoshye atarimo amahoro amahoro na byose relative ariko umwe ibyo umuntu abasha kwigezaho wowe ubwawe kuko inner peace amahoro yo mu mutima akenshi hari igihe urabona ibintu byinshi wenda ntajanisha kuko ubwo bushakashatsi sinabukoze ndavuga ngo ijanisha runaka ariko uzareba ibintu byinshi bitubuza amahoro hari igihe 70% natwe hari uruhare tuba twabigizemo noneho uburyo byitwayemo uburyo réagissait uburyo donc bituma nawe ya mahoro y'umutima uyagumana cyangwa agabanuka cyangwa bamenshi ukoresha iki iyo uhuye n'ikintu gishaka kubuza ya mahoro mu mutima hari ukuntu ngerageza gushaka icyiza cyaba kiri mu kintu kibi mpuye nacyo nkashakisha akantu k'akadirishya keza kariko kose noneho n'ikindi nk'iyo umuntu wenda kuko akenshi hari igihe hari abantu tubabaza cyangwa nabo bakatubabaza ubwo nyine nanjye ndimo akenshi usanga wenda tubabazanya mu mivugire runaka cyangwa mu mikorere runaka
iyo rero ibyo ngibyo bimbayeho ubwo ntongeye kuri personal level iyo bimbayeho ndakurira nkavuga Dash mu busanzwe ntabwo yakabaye ankorera ibi bintu ariko byanze bikunze yabyukanye umunabi yabyukiye urundi ruhande ubu ngubu icyaba cyiza ahubwo nuko mva hano byihuse kuko ejo nimpura nawe ashobora kuba ari undi utaruye cyangwa se ntabwo nzi Dash background ye ashobora kuba afite ibikomere yahuye nabyo bituma hayajisa gutya kuko wowe nkawe nta mpamvu yakabaye bigenza ariko urabikuze nyine urumva ukwiye kumbwira nabi cyangwa kuntuka niko ubibona ariko ubitekereza wenda umenya ukuri kundi ukuri kwa kubatura ukamenya ko byari kuba byiza ubigenje ukundi bivuze ko mbere yo gucira urubanza umuntu banza umenye inkuru ibyihishe inyuma sina ngombwa ko nyimenya ariko ubwo warumbajije uti niki wo gukora kugira ngo ni gutyo migenza sina ngombwa ko umenya iyo nkuru wowe ugura uyishyiramo kuyishaka kubihari ubusanzwe urabona abanyarwanda tuvuga Imana cyane yego muri uko kuvuga Imana njyewe iyo kuvuga Imana ntabwo twahuye nayo ariko tuyibona mu buzima busanzwe turanayizera njyewe iyo mbonye wowe ungiriye gutyo cyangwa ubigenje nyine uko ntashaka ariko ushobora no kuba ungiriye neza mu byitwa ukuri uzi ariko njyewe ukaba ungiriye nabi rero ndakurira nkavuga nti uri umwe mu bana b'Imana sibyo ariko ugiye ungenjereje nabi kanange ndiwe ni ukuvuga ngo swat ubwo ndihina gato hirya mbwira Imana nturiya muhungu wawe uzi ibyo ankoze iyo Mana papa wawe ariwe papa wanjye amuze amarira mu buryo bwe ntazi akoresha undi kuko njye ntabwo nahura n'Imana ubwo nabanyitabye kabaye ikoreshe undi muntu amuze amarira cyangwa ikindi kintu kize kandi bibaho ko numva utajya ubabara cyangwa se ngo ugire inzika ndababara ariko hari ukuntu bigenda kubera ko izina ryanjye wabonye ko yitwa Joy sinzi niba ababyeyi banjye bari babizi bakarinyita ariko I find joy in little things like really little utuntu duto cyane ndakura umunezero mu tuntu duto abantu batabona duto akana gato gashobora guseka nkumva icyo gitwenge kintu ku mutima ikindi nk'abantu banzi kenshi nkunda hugs cyane guhoberana n'abantu banjye muri famille inshuti noneho n'ikindi ubuzima bwanjye bwose n'abantu beshejwe n'abantu mu ijambo rimwe muri uko kubona umunezero no kubona satisfaction mu tuntu duto umuntu utwaye imodoka neza ntambanga kuko yibeshye gato karangara nanjye najya mu bibazo nyine nkabona ibintu byinshi biranzengurutse byiza ibyo bintu se wabyihinzemo gute ko natwe dushaka kubyihinga nzasoma igitabo Rising with Dignity yes turi kumwe na Joy Wanziga ni Wanziga nibyo ariko hari indi zina nabonye nzamwita naryo ni ryawe ni izina ry'umuryango wanjye Joy nzamwita Wanziga Joy Wanziga nzamwita yes yanditse igitabo cyitwa Rising with Dignity reka twigarukire rero kuri gahunda ufite yo gushyira hanze ku mugaragaro kino gitabo cyitwa Rising with Dignity iteganyijwe ryari umuntu nagishaka azagikura hehe hanyuma ibiciro bizaba bihagaze gute ese n'umuntu wenda ushaka kopi yo mu kinyarwanda yakibona ngira ngo ushobora kudusobanura birambuye ibijyanye na gahunda y'iki gitabo mu Rwanda kizaba kiri mu ahantu bagurisha ibitabo hatandukanye mu libraries yaba ari haboneka ibitabo hafi ya hose mu byumweru biri imbere icyo gihe tukaba tunateganya kugikorera book launch kukimurika ku mugaragaro ku itariki 29 Kanama kuri Marriott Hotel azari kwa gatandatu azari sangahe saa kumi hehe Marriott twese twemerewe kuza cyane rwose ubwo muratumiwe rero abakunzi bo gusoma ikintu cyonyine bisaba kugira ngo twiyorganize neza tunamenye ibitabo bikenewe kuko uje abaje kugushyigikira no kugura icyo gitabo ni ukugura agatike gusa agatike kukagura ni gute rero kukagura ngira ngo hari twaza kubaha link y'ukuntu umuntu abigenza kuri uwo munsi azaba ari 50 ariko ubusanzwe ibihumbi 50 by'abanyarwanda ariko ubusanzwe igitabo bwacyo kizaba mu bookshops ntekereza ko
aho bigurirwa abakigurisha nibo bigenera ibiciro niko nibaza ariko mu by'ukuri nticyakarenze 30,000 nuko kuri Bookunj haba harimo nyine nuko umpaye amahirwe yo guhura nawe tugahoberana ukanshyigikira tugasangira amazi n'icyo kunywa n'icyo ibyo 50 harimo n'igitabo agatike karimo byose no kugitahana no kumva ikiganiro cyawe kugisobanura nibyo birumvikana ubwo nyuma yaho abagishaka bazagenda bagisanga mu library atandukanye mu maguriro y'ibitabo atandukanye za Kirezi kuri Charisma kuri Airport kuri library nkuru hariya Kacyiru ya Kigali hano hatandukanye yego library y'igihugu reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ibibazo hari ibibazo tugira nabyo biri philosophique ukuntu ni ibibazo by'ubuzima rusange ukurikije n'amateka y'ubuzima bwawe kuri wowe nihe definition waha ubuzima busobanuye iki ubuzima mufata nk'impano ni impano ikomeye ubibonayo urebye ko hari urungano rutakiriho cyangwa se abantu bakwiye ntawe navuga ko akwiye kuba ariho undi atakiriho ariko iyo ubonye ubwambuwe nibwo ubona ko ari impano ikomeye cyangwa iyo ugize ukanyarukira kwa muganga ukareba ibintu abantu bacamo ubona ko ubuzima ari impano noneho ikindi navuga ko ni ishuri rikomeye twigiramo byinshi ubuzima ubibona ikindi ntago ari umurongo ugororotse ni hasi hejuru rero ubibona nko kwa muganga urabona ko akamashini baba bacometse ku muntu bumva akajwi kati ariko iyo bigenze uko tutabishaka ujya kubona ukabona kagenze gutya umurongo nyine umuntu hashizemo umwuka nibwo ubona kagororotse na wundi iyo hakiri icyizere ubona kagenda kagira gutya biriya rero mu buryo bwawe ubona kazamuka kamanuka buri ubuzima niko mubona kandi ikindi ubwo nsubiye mu buryo bw'iki gitabo na stoicisme n'iki nshyira intuza focusinga kuri kote y'ibyiza biburimo n'ibibi ni byinshi ariko nibyo bigira iyo variety y'ibintu bitandukanye byiza n'ibibi bivangavanze ko ntabwo wahora n'ibyishimo n'ibibi bibamo umenya ko izuba ari ryiza kubera ko wahuye n'imvura umenya ko urukundo ari rwiza kubera ko wahuye n'urwango nuvuga ibibi bituma tubona ariko ibyiza birakarama ni nk'uko umenya agaciro k'urumuri mu mwijima uzareba mu mwijima iyo hagiye mu mucyo uba grateful more rero ubuzima ni impano ikomeye kubaho neza ni ukubaho gute kubaho neza ni kugira imana niko nabyita ukabaho wishimye ni hahandi utakumva ko kubaho neza nyine ni uguhora wishimye kuko ibyishimo nibyo twese duharanira ariko ibyo byishimo wenda udafite amahoro yo mu mutima ari hahandi wenda uvuga uti ndishimye wenda ndimo ndabyina mfite ibinezeza amafaranga iki ariko wenda wabonye hari undi wakocoye ntabwo nabyita kubaho neza rero kubaho neza njyewe uko mbibona ni ukubaho uri grateful wishimira ibyo ufite uba uri contented donc niyo unyuzwe niyo twabare dushya ariko nitwo twawe ni ukuvuga ngo urabona ibyo abandi batunze byinshi ukabyishimira rwose uti Imana ishimwe ko yabahezagiye yabahaye uwo mugisha ariko ako kawe nawe niko kawe ni nako keza karuta ibindi bikaguha ingufu zo guharanira kubona ibindi biruseho ariko unejejwe n'ibyo ngibyo ufite niba uriya bafite wenda aragendera muri Benz cyangwa se aragendera mu modoka ihenze runaka wowe ufite igare ryawe niryo rikuvana aha ngaha rikakugeza hariya ntabwo iriya urabirishima ukanamukomera amashyi bibaye ngombwa
ariko wabanje gukunda utwawe niba ari famiye wenda hari amafamiye ubona yabayeho neza pe ariko iyi niyo yawe iyi imeze uko nguko imeze niyo yawe nibo bakubye nibo bambere ugomba gukunda kurusha undi uwo ari we wese n'abari bameze neza ukavuga uti buzacya wenda meze na neza kurusha ariko ntago ari ngombwa ngo ubigiranye uvuga ngo nzabarusha cyangwa nzagira kuko ushobora no kubona ibyiza wenda bitageze ku byabo ariko uboneyemo amahoro kurenza rero intsinzi ni iki mu buzima intsinzi ni ukugera ku ntego yawe niko mbibona niyo kaba ari akantu gatoya ariko ukavuga uti nakagezeho mu bushobozi bwanjye ushobora kuba wenda uri umufutubareri ukavuga uti intsinzi kuri ngewe umva ndashaka ko nzahamagarwa muri ekipe runaka ariko kuba wabyutse ukavuga uti nta gucika intege niyo utajya wenda muri ekipe nasiyonari ariko wenda ukajya mu y'akarere iyo ni intsinzi ikomeye kuko wageze ku ntego yawe niyo yaba ari ntoya niba washakaga warimo ukora siporo ushaka 6 packs ariko ukabona 3 ziraje umva iyo ni intsinzi itagereranywa ntabwo wenda ugiye kuba ba bantu batera ibyuma ngo uvuge ariko niba ugira utyo ukabona harakaje iyo ni intsinzi ko icyambere nuko wageze ku ntego yawe rero kaba gatoya yaba nini upfa kuba uri determined kandi ukigenzura wowe ubwawe intsinzi ubigeze wowe ukora iki ufite nk'intego urugero niba ufite nk'intego yo kwandika igitabo cyangwa se ufite n'izindi ntego runaka ushaka guhamya mu buzima ukora iki cyambere cyo nkora uko nshoboye nkavuga ibintu ngiye kwikora ariko ngo bikwikora nezerewe simbe umucakara wabyo ikindi nkavuga iyi opportunity nahawe ubu buzima mfite n'uyi mitekerereze n'iki ni ngomba kubikoresha nawe ubundi ndaba ntakoze igikwiye noneho nkazajya nanica intege rimwe na rimwe naba ndyamye nkavuga uraryama wageze ku ki mwumva ko mu bantu bemerewe kuryama ntago ndimo ariko nanabyuka nanone nkavuga ubu buzima ni impano siko twavuze mu bintu ushinzwe no kwitaho birimo cyane bivuze ngo nubwo ndi bugenda kora uko nshoboye kugira ngo none nze kuryama nduhuke mfate uyu mubiri nahawe neza rero ubundi ni kenshi njya I catch myself like nkisanga ntabikoze uko nagomba kubikora nkica amande njyewe ubwanjye nkica amande nkavuga gusa wica nkahe mande kagira inkuru hari ndi yica seriously nkavuga tuvuge kambishyire mu rwego uri bwumve nk'umuntu w'umugabo yarushyira no mu rwego ntari bwumve abandi bari burwumve duha inzego zombi twagiye hari nk'igihe ushobora nko kwica amande tuvuge nka pompaje nkavuga inti nta soni ndihi igihano ariko gusa ugiye wakoze igihano ni hano ni kiba gifite inyungu runaka ndabyumva kugira ngo wihe nk'izo pompaje wakoze iki kugira ngo ugereho uzihe hari nk'igihe mba nihaye ngo igihe iki n'iki nzaba narangije wenda tuvuge wari utanze urugero rwo kwandika wenda nzaba naragejeje kuri paji runaka noneho kandi ikindi ibintu byo kwandika ntabwo ari ibintu forsa ko biraza ushobora no kumara iminsi 3 wumva ari byo ushaka gusa noneho ukazamara ikindi gihe wumva udashaka no kubireba ibyo nabyo ndabiconsideringa ariko nkavuga uyu mwanya ntarimo nkoresha muri ibi kuko kwandika ngewe nyine nandika iyo mbirimo nishimye ikindi gihe kwandika indirimbo ntabwo umuntu ahora yandika indirimbo buri kanya ikindi gihe mba mugiye mu byanjye by'akazi nakubwiye ko ndimo nkora PhD nibyo bitwara umwanya wanjye munini ariko icyiza PhD nyikora muri migration studies ibijyanye n'abimukira ni ibintu nakozemo igihe mu ambasade nkora muri consular affairs nkorana na migration z'ibihugu nyine bitandukanye rero cyangwa ahura n'aba migrants uko abimukira ni none ugasanga ndimo ndakora ibintu nkunze no kubw'amahirwe aba supervisor banjye nabo n'abantu beza cyane njyambwira abanyeshuri bagenzi banjye mbona ba struggling nkavuga iyo byashobokaga ngo nkore kopi mu ba supervisor banjye mbahe kubona ba struggling cyane
nkababwira ukuntu basa nk'aho ari nk'abantu bivuye mu ijuru. Rero uretse ko n'aba Irish n'abantu they are jolly people n'abantu sinzi niba ujya ubona ama Irish bars utubari tw'aba Irish ziriya za Guinness zabo baranza bakazinywa. Rero bagira abasupervise banjye baranyakoraje cyane bampa imbaraga noneho bigatuma ngira morale yo gukora ibyo nkora nkumva ko kubera ko nabigenje neza ushize nkabona bagize morale nkavuga ntabwo nshaka like I have to keep on rising the bar high igakomeza nyine biri hejuru apana kujya munsi yayo ko nawe ushaka kuba disappointing ko nabo bampisemo ko ba supervisinga kandi mbabona ibyo nkora babishima rero ntabwo ushaka kubababaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga iyo wihaye nk'intego nuyigereho wiha igihano ukavuga utereka muri pompage. Igihano ariko nakubwiye kimwe iyindi nyungu kimwe nuko iyo nabigenje neza ndihemba cyane. Wihemba iki rero nanone? Bifasha iki? Kwanza kwiha igihano bifasha iki? Bituma nyine numva ndi responsible ndushaho kumva ko ubutaha nzaba more responsible. Hari ikintu bikuremamo mu bwonko kuko nzi ko ntabwo ndi hano par hasard. Iryo ni ijambo ryahindura ubuzima. Mujye mwibihano nubona ikintu utagikoze neza ngo kirangire ihe igihano. Wihano wigane uvuga uti ntabwo ari gukina agomba kwigira. Hari undi muntu nigeze kuganira nawe avuga ko ajya yiha gahunda yo kugabanya ibiro noneho yakora ereri navuga yakora ikintu kibusanye n'ikintu yari yiyemeje agahita afata umunsi wo kwiyiriza ku munsi ukurikiyeho. Ubwo icyo ni igihano nawe aba yihaye. Birumvikana ko birafasha mu buzima bwa buri munsi. Bivuze ko niba wihaye intego nuyigereho gira akantu wiha nka challenge mu rwego kugira ngo n'ubwonko bwawe bwongere bugaruke ku murongo. Kwihemba no kwihemba ariko kuko ni wowe uzi ibyo wanyuzemo kugira ngo ugere ku kintu runaka. Ushobora wenda kubona nk'uwo muntu wari utanzeho urugero wagerageza kugabanya ibiro ashobora kuba yarabikubwiraga wowe wamubona ukabona n'uwundi arangana umusozi kandi mu by'ukuri we azi ko yagabanyije ibiro 5 bimugoye cyangwa 10 niwe uzi ati umva uyu munsi ndaza kugira nibete ry'akantu nkunda. Aba yihemba. Niwe wenyine uzi ibyo yanyuzemo kugira ngo agere aho hantu. Noneho n'ikindi ugomba kwikunda kurusha undi muntu wari we wese ko ntabwo wajya gukunda undi utikunze ko ninde se wisiganyirije ndetse uri bugukunde kurusha wowe ubwawe. Urabona biriya twirubwa nyine ukavuga nkunda nkawe Dash ntaragukunda cyane nanjye ndimo ndumufana wawe. Ariko muri aba star bose twirwa badukora ibintu byiza tukakunda ariko uri une personne unique nyine ni wowe wa mbere urutaba nta numwe urusha undi mu by'ukuri buri umwe agira icyo arusha undi kandi buri muntu akwiye guhabwa ibyubahiro bye ntuzakwiye. Niba ari abayobozi of course tukabubaha uko bikwiye ariko nawe ubwawe wowe nkawe utazwi n'umuntu n'umwe ni wowe wigomba icyubahiro kurusha abandi hanyuma n'abandi ukabaha icyubahiro bagomba. Rero muri uko kwihemba nk'ubushize muri hasa nk'imyaka nk'ibiri nabonye igihembo cy'umunyeshuri warushije abandi muri research nyine muri bya PhD. Ni ntuza ni bayita ngo excellence award PhD ya PhD scholars. Noneho nkibaza mu bantu University of Cork ni ya kabiri muri Ireland nyuma yitwa Trinity materi ya kabiri ya gatatu. Noneho nkavuga ni ikintu cyiza bitabujije ko ntabwo nagiye muri laboratoire ngo ngire ibyo mvumbura. Hari abantu babona ama Guinness de record cyangwa se ibindi bihembo bihambaye ntazi n'ukuntu bigenda nta nafungura n'udushumi tw'inkweto zabo ariko nanjye nabonye ko ngako naragiye ndihemba. Nuzi ko abagore bakunda shopping nagiye muri mall mfata amayeri 1000 ndagenda uravuga reka mpaye nigurira akantu nabonye nkunze navuga iki nicyo gihe n'ubundi akaranga avuga kwihemba bifasha iki nanone kuko twabonye uburyo kwica amande bifasha kwihemba byo bifasha iki? Ni reconnaissance kandi
ariko bitandukanye nanone no kugavura gusesagura kuko ugomba kuba responsable niba ushobora kwihemba nk'umwange nkunda ikigori cyane mu bihembo ushobora kwihemba bitewe na ntuza ushobora kwihemba ikigori kuko niyo kintu nkunda gusa ikigori gikundira iki nkunda kiryoha nibyo se nkunda ikigori n'igisheke ukunda ikigori n'igisheke cyane n'imineke ku buryo hari indi furi wenda abantu batazi batanakunda benshi igifenesi hari inshuti yanjye bimaze kubaho kabiri hari inshuti yanjye igifenesi ni cya kindi bacamo baramutura gifite umubiri uhanda hari inshuti yanjye imaze kukimpa kuri anniversaire inshuro ebyiri ariko kiri muri kado zihambaye nabonye wowe ukora iki kugira ngo ugume uri ku murongo mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze yewe aho ngaho ndaba nkubeshye nzi ko ari inshingano zanjye bimwe mu byo nshinzwe bya mbere kwiyitaho nk'uko nakubwiye ariko nta bintu bihambaye nkora ahubwo nk'umumama nzi ko uretse nanjye n'umuryango wanjye nzi ko ngomba kugaburira ibintu biri healthy ukunda kurya iki rero niho tutatujya deja namaze kukubwira bimwe mu bikunda ariko mu ifunguro bisanzwe rya buri munsi nkunda avoka cyane ibisanzwe ni ibiryo bisanzwe byacu bya buri gihe uko nkunda ibiryo en general nta mwihariko mfite ibyo ari byo byose ariko umpitishijemo ntabwo ari ibyo ngiye mbona buri gihe kuko nkunda ikijumba cyokeje cyane cyane kandi ntabwo napfa kukibona umunsi wawe umeze gute nkunda kuryama kare byibuze saa tatu nkabyuka kare sangahe byibuze hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe mbese mbona ahantu ubuzima buzira umuze bwa mbere buhera ni ukuryama uraruhuka bihagije icyo ni kimwe impamvu nkunda kuryama kare ni uko mbona iyo mbyutse kare ari ugomba productive nyine ngira umusaruro uhagije ariko n'ubwo bihura n'ibiri muri kiriya gitabo kuko abantu benshi twigiraho bakora ibintu kare yego igihe isi yindi itarakanguka ngo ibarogoye nibwo bo bari gukora barabyuka bagashyira ibitekerezo byabo ku murongo ari nabyo umwe mu ba filozofi yavugaga noneho wabishyira mu gihe cyacu cy'ubu ngubu umuntu arabyuka yakanguka aho akangukiye arabanza aryama atinze kandi mu by'ukuri nta kintu kiri productive yakoraga ahubwo ari kuri telefone arimo scrolling areba ibyabereye hehe akaryama atinze uwo mwanya ukaba uragiye noneho aho abyukiye nanone akabyuka atinze kandi wenda anananiwemo ataruhutse neza yaba akibyuka gutya ikintu cya mbere afata ni telefone agakomereza aho yari ageze ubwo arimo acunganwa n'udusaha ngo ahita abyuka yiruka akarabe vuba vuba yiruka noneho agahita rushinga noneho kandi wenda iyo aza kubyuka yitonze yakoze ibintu ku gihe ushobora kuryama utinze abantu tugira ubuzima butandukanye na schedule ubuzima itandukanye ushobora kuba uri umugangakazi cyangwa se gahunda yawe itakwemera kuryama kare ibyo tugomba kubyubaha ariko aho bishoboka ruhuka nubyuka wiha umwanya ubitekerezeho ubwawe wirundanye sibyo wigane uvuga uti ngiye kwataka uyu munsi ndataka nte ko ejo byanze ejo byapfiriye he niba uri umukarani buriya niba hari abantu nubaha abakarani babamo niba ari uko nta ngufu ngira ukareba umuntu ukugiriye neza akakwikorera biriya bintu wowe urareba gusa amafaranga uri bumuhe yinica n'iki niko nabyita ariko uriya muntu ebana buriya unamuhaye n'akantu k'akadirishya k'amahirwe gusa wenda yakora ibitangaza rero urabyutse ukavuga abantu muri rusange urabyutse aho kugira ngo wenda winanure wanze wumva ukomerewe unywa amazi unakore nako ka siporo wenda cyangwa se
unasenge cyangwa ukore meditation. kubizera Imana usenge cyangwa wishakemo ingufu uvuga uti uyu munsi n'andi mahirwe. Imyaka ishize byaranze, reka ndeke kuvuga umunsi kuko umaze igihe ugerageza byanga, ariko hari ingero nyinshi z'abantu bagerageje biranga pe, ariko kuba ubasha kugerageza noneho ukavuga wabona bikomeje kwanga ukavuga uti wari uzi n'ibindi, hari ikintu cy'agaciro mfite abandi bantu bose badafite, kuba ndiho gusa meze neza mfite uyu mwuka w'abazima ni ikimenyetso ntakuka ko bigishoboka. Noneho ukavuga uti ubu ngiye kwataka ntitaye ko igihe cyose byanze ntawamenya, kandi niyo byakomeza gutyo njyewe ndi hano kubera Imana yandemye, hari impamvu ndi hano ku isi. Byanze bikunze niyo naba ntayizi, ariko njyewe nkanjye mfite indangagaciro zanjye zindanga kugeza ku munota wa nyuma. Byibuze ibyo ngibyo bizaba bimpagije igihe runaka nikigera, ntazi ko n'isaha iyo ari yo yose. Igihe runaka nikigera, bya bindi umwe mu bahanzi ngira ngo yigeze kuvuga ngo uramutse nyine uciyeho ngo waba usize inkuru cy'imusozi, aho ni waba ugiye wari ruvumwe. Rero icyo kintu ni ikintu ntekerezaho kenshi. Kimwe mu mahirwe nshobora kuba nishimira, ntabwo niyo ntekereje ko umuntu nkunda cyane uruta abandi, ko nanjye ubwanjye ku mwanya wari wose nacaho numva nyine bituma mpaha agaciro ubuzima kurushaho, kandi noneho nkumva ko ni ikintu gisanzwe kuko ikintu kiba ku bandi nawe cyakubaho igihe icyo ari cyo cyose, icyo kintu icyo ari cyo cyose nanjye cyambaho cyangwa biratangaje. Turi gutekereza ku rupfu, nta n'umwe ujya witekerezaho, ahubwo wowe uri umuntu udasanzwe ko witekerezaho. Uzareba abantu bose bari gutekereza urupfu, abatekereza undi muntu. niko niyo mpamvu urupfu rutungura abantu. Turemye nyine mu kurutinya ku buryo buri gihe uri kurutekereza wumva ari undi muntu uzapfa, wumva atari wowe. niko bimeze. Ubwo twari turi ku munsi wawe, uba uteye gute? wari uzi ukuntu uryama kare ukabyuka kare, hanyuma umunsi ukurikiyeho ugenda gute rero? Ubwo iyo umaze kubyuka uhita utegura umunsi wawe? Ahubwo ndabyuka nkakora ibyo nk'isaha imwe ibyo ngomba gukora nashishikarizaga abandi, noneho nkatangira nkakora. Akenshi akazi kanjye ni computer igihe cyose. Nk'ubu ngubu nyine uko zimaze nk'umwaka wose, nyine naje muri data collection ya PhD yanjye, ubwo ntangira gukora nkora data analysis no kwandika thèse en général. Rero urumva ni ibyo ngibyo bitwara umwanya wanjye cyane, n'akazi gasanzwe. Kandi rero ayo mbara nk'amasaha byibuze 3 meza mu gitondo, mba productive kurusha amasaha yandi, cyangwa se nkajya gukora nongeraho. Ariko hari ukuntu bisatisfying, nkajya gutangira umunsi numva harangiza none bikantera courage. Isomo ririmo no kubyuka kare umuntu agakora hakiri kare, akagira ibintu atunganya hakiri kare, kuko ntabwo dufite responsibility, ntabwo dufite nuza zimwe, n'akazi karatandukanye. Ariko icyo ari cyo cyose wakora, uri umujene ushobora kubyuka ukiruka, cyangwa se ntabwo wabura icyo ukora pe. Niba kubyuka kare bifite umumaro munini cyane. Abandi bakajya kujya mu murima, wowe already umuntu uza wamaze guhinga nka metero zingahe. Buri muntu mu rwego rwe akabaye hari ikintu runaka yagezeho. Noneho ikindi niyo utagira n'icyo ukora, wenda hashobora kuba n'akazi ugira, hari no kuntu njya mbona ingero nyinshi z'abantu nk'ubu ngubu tuvuge urakubura ahantu mu kigo nk'iki ngiki cyane, ako kazi kawe ukubashye ugakubura uko ushoboye kose, bose wakwakunyura akabona wakoze inshingano zawe ko bikwiye. Ejo azagira ati atari ko uriya muntu ndashaka ari uzajya utunganya hano iwanjye mu biro. Ibyo bintu kubikora wubaha ako kazi kawe, excuse me, ariko uniyungura ubwenge uko ushoboye. Wenda ukavuga uti reka nkore aga training runaka, wenda nize gusoma no kwandika, ngarukira wenda mu wa 5 primaire, hari ibinanira kubyandika, cyangwa niyo nanditse nyine nandika nk'umuntu utazi neza kwandika, nkihererana nkawe dash mbona umuntu mwiza, nkamubwira nti jya unyandikira ngiye nsubire mu mukono wawe, nkabyiyugura icyo kintu. Noneho nkazahava wenda ntabwo ariko dash wanyigishije gukoresha computer, ukambwira uti rero akangaka bakita Word, akanako bakita Excel, bakunze gushyiramo nk'ibintu by'imibare, gahoro. Noneho nkazagira wa mu boss akambwira atariko ati wabasha wenda kujya wandika abantu binjiye hano. Nuko bitangirira
kubera ko ufite bya bintu byo kubaha akazi kawe by'ubunyangamugayo byo kwiteza imbere ku rwego rwo rwose ukajya kubona ukabona nyine noneho kubera ko hari ukuntu na nature kwishimira kubera ko uri umuntu mwiza en general ukabona ugiriwe neza utabizi ariko ko nawe urimo uravuga uti ko byagenda kose intego ni ukuva kuri A ngera kuri B kandi ndabizi neza na Z nzayigeraho. Rero umunsi wanjye ni nyine njya gutangira akazi gasanzwe ka saa 2 kugera ujyana abana ku ishuri ugira gute deja umunsi nawutangiye gutya. Rero nkunda saa 12 kenshi mba nageze muhira urumva no kuba umumama n'iki ngita kuzina inshingano z'urugo n'iki hanyuma bihagera nkaza gukomereza nyine njya no kuryama ariko uretse ibyo ngibyo nyine nkunda umuntu ukunda kugenda cyane buri mezi 2 mba ndi mu gihugu runaka kubera inshingano kubera kubikunda kubera inshingano n'akazi ni navuga ndatekereza ko ahari ngira ngo umugabane ntarageramo ari Oceania. Wow. Akamaro ko kugenda cyane nakaye ikintu nabonye biri no mu byanya inspirinze kwandika iki gitabo bituma urushaho guha agaciro iby'abandi ariko mu guha agaciro iby'abandi ibyawe ukabiha agaciro kurenzaho kuko niwe wowe ariho navugira ngo ni tutabyandika twebwe ubwacu abandi babyandika mu nyungu zabo bwite. Warabivuze ngo nitutandika amateka yacu abandi bazayatwandikira nabi. Yego bashobora no kubyandika neza ko se kuki twabyikoreye mbere yuko kuko nabo bari bize mu byabo bandika ibyabo cyangwa bavuga ibyabo bataka ibyabo kandi noneho dufite byinshi byiza byo kurata. Ubona gute bino bavuga ngo ushaka guhisha umunyafurika umuhisha mu gitabo? Buriya ntekereza ko kimwe mu ntuza yo gukemura ikibazo nuko rekoneza ko gihari. Turasoma pe ariko ntabwo dusoma nk'uko twagakwiye kuba dusoma yaba ari ukwandika yaba ari ugusoma ntabwo nshaka ko biba umuco ngo abanyarwanda abanyafurika ngo ntabwo dusoma nta nubwo twandika yego nibyo kubera ko abasokuruza bacu n'ibiki ntabwo bagize iyo ntuza ayo mahirwe yo kubona ibyo bintu n'iki ariko ntibibujije ko twakomereza aho tugeze kuko wenda ubu dufite amahirwe bo batari bafite turafata aya matelefoni tuguza duhenze tutazi n'ukuntu yakozwe noneho tugata umwanya dukoresha ibyo badutegetse kuyakorera kuko baraduha umuyoboro social media ni ibintu distracting ho kugira ngo natwe tugire focus intumbero y'uko turashaka iki ngiki noneho nuko gusoma dushobora kubyandika impapuro zirahari amakaramu arahari amakompiyuta arahari ahubwo tuyakoresha nyine turangara kandi nta gihe kinini dufite cyo gukora kuri ibyo bintu rero aribyo navuga warumbajije ko gutembera ukabona imico y'ahandi uburyo babyina uburyo bambara uburyo noneho uretse n'ibyo bituma nakubwiye ko bituma baba grateful more ubu ngubu niba ugiye tuvuge nko mu Bushinwa cyangwa se muri Canada wenda ndavuga nk'ibigo nagiyemo nkavuga nkumbuye mu rugo kubera impamvu nk'ebyiri mu Bushinwa uragenda ukagira icyo kirere pollution ukayumva pe kubera kwigiza noneho ugakumva icyo cyo mu Rwanda kirimo umwuka mwiza wajya muri Canada ahantu hakonje ukavuga uti niyo naba ndi mu ishyamba ryahari hose muri Afurika singiye kwifuza cyane ngo mvuge ngo mu Rwanda bivuze ko iyo ugiye hanze uhita uha agaciro ibyo wanyu cyane cyane ariko sinsobanura ibintu nabi hanze ni heza pe ni heza ko narahabaye imyaka 10 hafi 20 kandi narahakundaga ariko none nta cyaruta hano kuko bafite ibyiza byaho tunifuza rwose dushaka kugeraho wenda bizanatugora kugeraho vuba ariko nanone hari ibyiza byinshi byacu noneho ahubwo aribyo navugaga kwa pressure itwawe ufite kuba grateful ukanyurwa ukaba contented n'ibyawe ariko ugaharanira kugera none kubiriya bindi abandi bafite wifuza aribyo by'ibyo bihugu
nakubwiye ko ndi mu bintu by'abimukira cyane usigaye ubona ukuntu bisigaye bimeze ibihugu ni nk'aho bitagishaka abimukira babizamo reba ibintu byabaye muri Afurika y'Epfo reba ibiba muri biriya bihugu twirukiramo ni ukuvuga ngo twebwe ubwacu ni twebwe tugomba gucreatinga opportunities hano iwacu ko kugira ngo urubyiruko rwacu niba urubyiruko ni aba bana turimo tubyara ni abavandimwe bacu ni twebwe ubwacu kumva ko imibereho iri hariya yego irahari pe ariko twakoze uko dushoboye ahubwo bo bakirukira iwacu n'ubundi nari kukubaza ikibazo cyenda guhura n'icyo wari ushubije ni uko untangura gisubiza kijyanye urumva uba mu bintu byabimukira cyane cyane unabikoramo uranabyiga by'umwihariko hari amakosezi yabyo ufiteho n'amakuru menshi ni nk'ihe nama wagira abantu bahora mu mutwe avuga ati ngomba kujya hanze biriya bya green card bigihari hari umuntu utarasibaga gukina buri gihe uko bibaye mu mutwe we ntagire n'utuntu aremaremye hano avuga ati ngomba kuzagenda byanze bikunze ni nk'ihe nama wamugira n'ubu hari uri kutureba none aha ngaha wenda ubitekereza uvuga uti akaguzi kazacika ari uko ngiye hariya inama namugira rero tutiriwe tujya no hanze hera hano iwacu umuntu aba ari iwacu piriya mu cyaro akumva ikintu yifuza no kugera i Kigali uwo muntu ntabwo wamuca intege kuko Kigali tuyirimo natwe tuzi uburyohe bwayo rero hari nk'amakuru wenda umuntu aba adafite ahagije ureba kuri televiziyo ukabona rwose bakwereka ibyiza gusa kimwe n'uko nabo muri Afurika iyo berekana akenshi berekana ibitagenda neza muri Afurika kandi hari ibyiza byinshi muri Afurika rero akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze nta muntu nabwira sigaho kubera ikizi yagenda akirebera ahandi uko bimeze ko amahirwe y'umwe ntabwo ariyo y'undi sibyo ariko kuko akenshi burya iyo umuntu agiye agahaha akaronka azana mu rugo nta kibazo mbibonamo ariko nanone umuntu yagira ibyo bitekerezo byo kumva yakwigendera nta kibazo gihari ntacyo mbonamo narabibonye muri ibyo bintu impamvu ndimo mbivuga nuko ndi mu bantu bagiye bagahahira kandi bakaronka ukabona ko ari byiza ariko nshimangira ko tugomba ibyo ngibyo dushakisha hariya tugomba gushyira ingufu mu kubigira hano iwacu kugira ngo byibuze abadukomokaho batazakomeza kuri uwo muco kumva ko ibyiza biri ahandi bigatuma wenda n'icyo gihe ntituzi ukuntu bizaba bimeze bagerayo bakagubwa nabi kuko uko bimeze ubu siko byari bimeze mu myaka yashize ibintu bigenda birushaho guhinduka gukomera kumera nabi rero ntabwo nabona kuko uvugishije ukuri hari ibyiza byinshi biri hanze aha ngaha nk'ubu nk'i Kigali wenda tuvuge amafaranga bahemba ku kazi runaka ntabwo ariyo bahemba mu cyaro ipfiriye kandi uri kuvuga umukarani amafaranga ahembwa hano nayo ahembwa hariya biba bitandukanye cyane bivuze ngo ubwo binavuze ngo inzu rent yayo mu cyaro si nayo yahanga uko ubuzima burushaho kuba bwiza ahantu mu mujyi runaka ni nako wenda nayo ubona ashobora kwigira hejuru ibyo rero nta muntu uko twese tuba dushaka agafaranga n'iki hari igihe ugenda bikamera nabi hari igihe ugenda ariko ntabwo nabashishikariza kujyayo ariko sinabaca n'intege kuko ni heza rwose ni heza ubuzima buragenda ariko nanone si cyo twashyira imbere kurusha ibindi ahubwo icyo twashyira imbere kurusha ibindi muri make igisubizo umuhaye ni 50-50 yego kubera ko n'uyu muntu uvuye mu cyaro hari uwamuca intege akubwira ati i Kigali icyo nahuriye naho ati ntugashukwe n'amatara n'ibiki kuko ushobora kugerayo ukahabera ukahura n'ibizazane ukabura n'itike gusubiza mu cyaro kandi wenda bari gufata ayo mafaranga ukigurira intuza ugashinga ugakoramo amandazi ukagira gute wabona intuza kuba inshuro ebyiri ukagenda uzamuka wahagera ahubwo ukaba ari utangira kugaburira abanyakigali nibyo rwose rero amahirwe y'umuntu aba ahantu hose ashobora kubonekera mu cyaro ashobora kubonekera mu mujyi isomo nkuyemo ntitugacire urubanza ubuzima tugendeye ku bihe by'umuntu umwe uragerageza umwe byakwanga undi bigakunda kandi bose bari muri situwasiyo zimwe ushobora kubonera amahirwe hano ushobora kuyabonera New York ushobora kuyabonera London
ushaka kubonera igisenyi. Bajya baca umugani ngo ubwatsi butoshye ngo usanga hariya uvomerera, ushobora kutabubona hano kubera ko wenda butari kumera, ukavomerera hariya bigakunda, ariko kimwe no ushobora kugera hariya ugasanga ahubwo wari waribeshye, ubwo iwanyu ntabwo wari warabuvomereye. Ni amahirwe, ni nk'ubucuruzi, urashora ukajya ukabona biranze, kandi bitabuje ko hari abashoye bagakira rwose bakunguka, cyangwa se bamara no gukira bungutse tubona bikagwa mu mazi. Wakunze kuvuga ku bucurabwenge bw'Abanyafurika, ubupfura bw'Abanyafurika, indangagaciro z'Abanyafurika. Reka tuze no mu muryango, ariko urabanza usubize n'ubundi kimwe muri bya bibazo bijyanye n'urukundo. Kuri wowe urukundo urusobanura gute? Hari abantu bavuga bati urukundo ni imibare, abandi bati reka haribaho unconditional love. Wowe ubitekerezaho iki? Urukundo uko kontu wari ubivuze, unconditional love, imibare, baba bavuga urukundo rw'amarangamutima. Kuri njyewe rero urukundo ni icyemezo umuntu afata buri munsi. Yewe unabaye specific gutyo ukavuga urukundo rw'umuryango, still nabwo urukundo ni icyemezo ufata buri muntu. Hari urwango rw'amarangamutima, nkuba ndagukunda, nkabona nkakwishimira, nkuba ndapfuye, nkuba ariko noneho niba ari umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umusore, ndagukunda yego, ariko se nimba nkubwiye ni hari iki ngiki nkushakaho, ndimo mu kubikubwira cyangwa mu kubigusaba, ndatekereza ko nawe uri umuhungu w'umubyeyi runaka, ko ngewe ndimo ndabikubwira nk'umukobwa wa runaka, ndi umukobwa tuvuge, ndahubwiye nti rero Dash, mfite ikibazo runaka nk'umukunzi wanjye, kimfashemo. Twese turimo turashaka ubuzima, sinzi niba nawe mu mafaranga uyafite yo kumfasha muri icyo kibazo, wenda uranayafite, ariko iyo nza kukwishyira mu mwanya wawe, kuko nawe uko mfite inshingano runaka, ndakubwira mama wanjye ndashaka kumugirira gutya, nawe t'es fils de quelqu'un, ugukunda nawe ugomba kugirira umumaro. Noneho uri n'umuhungu, wenda usanga amaso aguhanzwe wenda no kurusha ngewe, ariko ko ndi umukobwa nyine numva mfite inshingano, ugomba kunkemurira ibibazo. Donc ngewe yanjye nuye gukemura ibibazo byanyu, nukongeraho nawe yo gukemura ibindi nikemuriye. Ariko urukundo nanone ugomba gukonsider, nibyo ngiye gushimangira ko urukundo ni ibintu bya buri munsi, ibyemezo ufata buri munsi. Wemera ko urugo ari institution? Yego. Urugo ni ikintu kigari, cyangwa tuvuge marriage. Yes. Ntabwo marriage ari kwa kundi ngo yego turakundanye, tugize Imana iduhaye urubyaro. Ni project nini, ni umushinga ukomeye, uri buzemo ibintu bya finance, murakoresha umutungo wanyu, niyo yaba ari make bingana iki, cyangwa se nta n'amafaranga na make mwinjiza, ariko ni iki mufite. Mu rugo birashoboka ko hari igihe by'urukundo bijya ku ruhande, noneho hakazamo aho ngaho ndahagira, hakazamo management isanzwe nk'iyaba mu yindi mishinga iyo ari yo yose. niyo twavuze ko ari institution. Urumva harazamo finance, harazamo yuko washatse muri uwo muryango, ni ukuvuga ngo nawe ni umuryango wawe. Yego. Kumanaginga, donc gukora inshingano zawe, niba ndi umugore wawe ariko hari undi imbere muramu, hari undi imbere umukazana, hari nabo hari icyo bantezeho. Yego. Kandi ubwo naho harazamo leadership, kwiyobora ukavuga uti nkwiye kwitwara gutya. Noneho hari naho uvuka, uri ambassadeur w'uwo muryango muri uwo wundi. Noneho ikindi, umuryango ni ishingiro rya sosiyete y'igihugu. Yego. Nuvuga ngo umuryango umwe ni witwara nawe n'undi ukitwara n'undi, nuvuga ngo sosiyete cyangwa iyo community zabisenyutse. Bivuze ngo ni inshingano zikomeye ufite. Hari n'igihe n'ibya love, ibyo by'inkundo byagwa mu mazi, bitewe n'ukuntu bitagenze neza, ariko nta mishinyiko, ntago ari ikintu uvuga ngo nishimishaga ngo none ibyishimo n'ibigihari ngo ndakiretse. Oya, kuko ufite izo nshingano zo kuba umudamu w'umuntu, ariko ni warabonye n'abo bana, ufite inshingano za mbere, priority ya mbere ni ukurera abo bana, urerera igihugu. Noneho uretse n'ibyo ngibyo, nawe ubwawe ugomba kwiyubaka nk'umuntu, umubyeyi ubereye u Rwanda cyangwa igihugu runaka en general. Urumva rero ko ufite inshingano zitoroshye, ntabwo urugo ari ikintu cyo gukiniramo. Ni ukugenda ugakonsideringa ibyo byose, ukavuga uti niba iki ntagishoboye ariko hari ikindi ishoboye.
ese uyu muntu kandi ikindi nanone nta kidakwiye gukinirwamo kubizera Imana tuvuge byibuze kuko abanyarwanda benshi ikintu cyose bagishyiramo Imana niba uwo muntu Imana yaguhaye uzamubazwa yego niko njya nibwira uzamubazwa kuko ni nko kuvuga ngo niba twizera ko hari igihe tuzabazwa ati ibi n'ibi naguhaye wabikoresheje ute uyu muntu ntabwo bamugaye ngo umuvune umutima ntabwo ari ntabwo turababara turi mu isi yo kubabara ndetse kenshi aha rero niho yantuza ya stoicism igarukira yigisha cyane ku kintu cya resilience ubudaheranwa cyangwa se kwiyemeza ukavuga uti ntabwo ndi butsindwe ntabwo kuba bimwe bitagenze neza cyangwa ntibigende neza kenshi umuntu wawe turi mu rugo still umuryango umuntu washobora kuba hari ikintu cyamunaniye pe akaba ari umusinzi cyangwa se ingeso runaka kimwe nuko na mère umudamu nawe yaba afite ariko ntabwo ukwiye kuba mu bantu bajya kuvuza induru ku muntu niwo ukwiye kuba mu bantu borosaho agashuka cyangwa se gushyiraho akarido warangiza ugahanagura ugashakisha uburyo uhanagura ariko imbere iyo ngiyo noneho ahubwo ukaba mu barata ibyiza niyo byaba ari bike afite noneho muri izo ntuza kuko urijekiye aho byanze urabona abapapa barabyuka akajya guhiga wenda agatahana ubusa n'umubwira ati nkawe umaze iki kuri kigenda cyawe abandi ugatangira ukamuha ingero z'abaturanyi bo none abaturanyi nyine ni abagabo b'abandi uwo niwe wawe yari akwiye kumusipota ukamubwira uti savali sibyo kandi ikindi on est ensemble byaba kuba bimuha ingufu uzi ko ashobora kubyuka kubera ko wamuteye nawe akanyamuneza akagira cyejo ukabona atahanye ikiro cy'isukari cyangwa se ubwo mvuze icyo cy'isukari kije icyo nagakunze cyane ni wowe ugomba kumusapotinga hejuru kuko hanze aha deja hamusenye bihagije ntugire ngo kuba atashye aje ageze mu rugo nabwo uramusenye ntugire ngo aje yorohewe mu by'ukuri aha niho hari ubuhungiro bwe uraba umubujije epfo na ruguru niba wundi uhita wigira mu kabari akabari ari avuga ati reka nsunike iminsi nsunike ibihe akabari nako ubwo nk'utanywa inzoga se warahungira hehe kandi ako kabari nako ni ibyiyongera ku bindi bimusenya more na twa tundi duke akatwishyura kandi nanone ubwo yaza nabwo bikaba ibindi kandi wenda iyo umuterije kigake cyangwa ubwo ni handi ya stoicism izira mu by'ukuri birarakaje umuntu arabona ibibazo mufite yarangiza akajya gusesagura wanywa nayo mayoga agira gutse birakaje ariko nk'umuntu nyine w'umunyabwenge atashye ukabona ko ni ikibazo mu by'ukuri akwiye n'inkoni ariko uyu muntu wanjye afite ibibazo hari impamvu ituma bigenza atyo atari ko yakabigenje nk'umuntu w'umugabo ahubwo ugatekereza uti ndeyajise ne nk'umuntu ukwiye kumusipota kurusha abandi kuko none se tubwongeye ku mudamu nanone umudamu ntakiba kwa mama we na papa we baramuguhaye hari ibyo atagenza neza yewe wenda yaranabyaye umubiri urahinduka nta kimeze nk'uko wamushatse umeze nta gishamaje reka ariko mbwira ariko niwe wawe ariko none ntushaka kumubabariza amarangamutima mubwira uti nk'ubu nkawe usigaye usuti oya ariko ugomba gutekereza ukavuga uti mbigenze nte uru rugendo rwo ngo turugendanemo wenda niyo atamera nk'uko mbyifuza cyane ariko byibuze ace mu nzira nk'uko mbishaka numva mbyifuza ariko nawe ntabiyobewe ko bisigaye bihengamye ukuntu ariko deja abandi barabimubwe cyane wajya muri miruwari akabyibonera icyiza kurushaho ni ukumubwira uti mba uzi ukuntu tugiye kubigenza ugashaka ubundi buryo umubwira uti ndashaka nanjye ndimo ndirwanaho twirwaneho ensemble ikintu cyo kumva ko umuntu akuriye inyuma uzarebe niyo yaba ari umwana muto akana gato iyo gateye intambwe ya mbere ukagavuga gahita kagira courage kagatera iya kabiri cyangwa se nta muntu udakunda kuba appreciate rero agatoya kamugezeho mukashyikirana mugashimana noneho nibigenze nabi ukavuga uti uyu ni umwanya wo kubijeki ko byadukomeranye ndagushimiye cyane Joy Uwanziga umwanzi w'ibihe ni amasaha
ndi kubona ikiganiro kirimo kigenda ku musozo, reka nguhe umwanya usobanurira abantu n'ibindi byose bikuri ku mutima by'umwihariko bijyanye na kiriya gitabo, ariko hari akantu utigeze unsubiza kajyanye usengera hehe, Imana uyifata gute, wari wavuze ngo uri buze kubikomozaho, reka uba ari byo usorezaho, hanyuma n'ubundi butumwa bwose bukuri ku mutima ubu dusigire, niba hari n'ikintu umuntu yasigarana muri kano kanya rwose ijambo ni iryawe, wenda mu ncamakeya. Ntabwo ngira urusengero runaka nsengeramo, nizera Imana, ariko ahanini ibyo biterwa n'uko niyo nkigaruka mu gihugu nta gihe kinini ndamara ngo niyese arimenye ngo ni rwo rusengero rwanjye. Ku bijyanye n'Imana, Imana nyifata nk'umubyeyi wa twese, ku buryo hari umufilozofe cyangwa umuscientist witwa Pascal cyangwa ni Newton, ashobora kuba ari Newton, Isaac Newton, ashobora kuba ari Newton cyangwa Pascal, yaravuze ngo bamubajije ku bintu by'Imana, urumva ni kera cyane, waravuga ati nizera ko Imana ibaho, atari uko nahuye nayo, ariko kugira ngo mvuge ko itariho nkazasanga ihari nagira ibibazo bikomeye, ariko nizeye ko ihari nkazasanga ihari nta kibazo nagirana nayo. kandi itanahari ntabwo yaba yarahombye, kubera ko kuyizera ni byiza kurusha kutayizera. rero Imana nyibona mu bantu bayo, ko abantu benshi mu bihugu bitandukanye nagiyemo irabakoresha, nkabona ko Imana iri kumwe nanjye n'abanjye, noneho niyo bitagenze nuko nifuza nkumva ko mfite umurengezi uruta abandi, netre supérieur, ku buryo bya bindi binaniranye cyangwa se wabuze ingufu ucitse intege ukumva ko hari isumba byose igushyigikiye. nuko nkuko ufata Imana, ariko ikirutaho nkayifata nk'umubyeyi wa bose, na ba bandi wenda mbona batabigenje uko nifuzaga, nkavuga ntakunda zikora abavandimwe banjye mu Mana, kagende mbarege kuri papa wabo, hanyuma ibaho umutima nanjye ubwanjye ndimo, kuko ndakosa nkababaza n'abagenzi banjye, nkagenda nkabwira ndeba ibintu nakoze, nyine nkihana, nkasaba n'Imana ntuze kugira ngo nsabe imbabazi, kuko ni kubera iki se nakubabaza, ariko ndabikora wenda ntabishaka, cyangwa se narenze kuri za ntuza zo ko ngomba kwikontorora, singanzwe n'amarangamutima. ndagushimiye rero, sinzi niba hari akari ku mutima wasigira abantu. Ikindi umuntu ashaka kugura iriya tike yo kuzitabira imurika ry'igitabo yabigenza gute? yakora pre-order y'igitabo, nyine akagura tike yari irimo n'igitabo. Kuyigura ni gute? ni kuri kode. Ni kuri kode? Yesu wahitubwira nta kibazo. Nshobora kwibeshya, ariko ndumva ari kwa kundi bakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 41 600. Nshobora kwibeshya, ariko ndamutse nibeshye ni ntuza yitwa Vita Group. Yitwa Vita Group. Vita Group. Ushyizemo iyo ntuza ni Vita. Abakurikira kuri YouTube by'umwihariko kuri Dash TV ndibuze gushyira hasi link cyangwa se message umuntu ashobora gutangiraho pre-order akaba yabona iyo tike n'icyo gitabo. Wenda sorry ntaguciye mu ijambo, wabaha nimero yanjye ku muntu wifuza kugira icyo ambaza. None n'ikindi biba byiza hari nk'umuntu ushobora kwishyuza wenda amazina ataraye, kugira ngo bizatworohereze muri logistics, yanyandikira akambwira ati nishyuye nzaza, byashimisha kubabona cyane. Yitange rwose nta kibazo. Nivuge? Yego nta kibazo. Ni 0782 0788 35 35 22 22 32 32. Yego. Ngiye turi buze no kwishyira hasi umuntu aze kuyibona. Ndagushimiye cyane Joy Wanziga, warakoze kubaho rwose, urigira akamaro. Dutahanye amasomo menshi by'umwihariko. Ubuzima ni 20% by'ibikubaho na 80% by'uko ubyitwaraho. Ubwo birumvikana ko ubyitwaraho nibyo bifite kinini cyane bivuze mu bijyanye no kugira ngo ubashe kubaho wumva icyanga cy'ubuzima. Ikindi twige kubijeke ku bantu bacu.